Ijambo ry'umunsi. Imana ni data udukunda. Soma Luka igice cya 15 umurongo wa 11 kugeza ku wa 24. Kamere ya muntu ibiri kwicira urubanza iyo bigeze ku rukundo rw'Imana. Twibwire ko tugomba gusakuza cyane, twibwire ko tugomba kwinginga cyangwa se kugerageza cyane kugira ngo tubone ubutoni ndetse n'urukundo rwa Nyagasani. Ariko kandi nk'uko umuhungu w'ikirara yabiduhaye nk'urugero, urukundo rwa data ntabwo ari urukundo rw'urwingingano. Umuhungu wigometse yari yiteze yuko urukundo rwa se ruzagabanuka. Iyi ngiyi rero ikaba ariyo mpamvu yagiye mu rugo yizeye umwanya mu bakozi bo mu muryango. Tekereza umunezero w'uyu muhungu igihe se yamuhoberaga kandi akizihirwa cyane. Urukundo rushingiye ku myitwarire ndetse no kugenzurwa rwatuma abantu bose batangira kwibaza bati ese nakoze ibihagije. Ibi rero bitandukanye n'urukundo rw'Imana kuko yitwitaho gusa kuko turi abayo kandi nta kitwitezeho. Tekereza ku buzima bwa mwana w'ikirara nyuma y'ibirori byo gutaha. Nabwo yimikiye mu icumbi ry'abakozi, yasubijwe mu mwanya we nk'umuhungu wa kabiri w'umukire. Muri ubwo buryo rero abizera n'abana bakundwa n'umwami. Imana nayo ibona abaraga ubwami bwe, abagabo n'abagore bamukunda kandi bifuza kumurambaho ubuziraherezo. Bibiliya yigisha yuko urukundo rw'Imana rudashobora gutakara hatitaye ku byaha cyangwa se ibyemezo bibi twafashe, nubwo ariko ku rundi ruhande dushobora kubana n'ingaruka zabyo. Amaboko ya data ahora afunguye yiteguye kutwakira. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.